Oh la la, oh la la, oh la la. Inkuru itugezeho aka kanya iri kutubwira ko Nemeye Platini aka Baba yamaze gutanga ikirego kitandukana n'umugore we Ingabire Olivia, kikaba cyatanzwe mu rukiko rw'ibanze rw'akarere ka Bugesera. Inkuru dukesha igihe.com bakaba bayishyizeho mu kanya rwose nka saa 10, iri kutubwira ko ku itariki ya 11 Mutarama 2024 Platini Nemeye yatanze ikirego akagishyikiriza urukiko. Urukiko rukaba rwaracyashyiriye ku itariki 15 Mutarama. Uru rukiko rwakiye ikirego kivuga ko hashingiye ku masezerano Ingabire Olivia na Nemeye Platini yatanzwe cyangwa yakorewe mu murenge wa Remera mu karere ka Gasabo ku itariki muri Werurwe 2021, bakaba bari kwiyemerera bose kuyasesa. Ni ukuvuga ngo yaba Ingabire Olivia yaba Platini Nemeye bo bagiranye amasezerano yemeranya gusesa amasezerano bagiranye. Ubwo bari nk'aho bivuze ngo bemeye gutandukana muri make. Oh my god, oh my god, oh my god. Aya makuru yose akaba ashimangirwa ko bemeye gutandukana ku mpamvu zabo bwite, bifuje ko aya masezerano nyine yaseshwa, urukiko rwo rukagenda bakabishyikiriza urukiko kugira ngo urukiko rubyemeze. Dushingiye ku ngingo ya 229 y'itegeko nimero 32/2016 ryo ku itariki ya 28 z'ukwa munani 2016 rigenga abantu n'umuryango, iteganya ko gutandukana guturutse ku bwumvikana gusabwa n'abashyingiranwe bombi bamaze kumvikana no gusezerana ishyingirwa no ku nkurikizi zazo, kandi bagashyikiriza umucamanza amasezerano akemura ingaruka z'ubutane ku bashyingiranywe, harimo umutungo wabo cyangwa se abana baba baragiranye. Niyo mpamvu abo bose bashyikirije amasezerano yabo bakoranye ngo urukiko rwemeze ko bagiye gutandukana burundu. Oh my god, yawe. Okay, bibaho, ariko bibaho, kandi pole cyane kuri aba bombi, kuko uko tubizi nta bantu biyemeza gukora ubukwe ngo basezerane bafite intumbero kugira ngo bazatandukane. Hajya hivangamo ibindi mwabantu. Ni gatebe gatoki, hari igihe nyine uyu munsi biba kuri umwe undi bikaba kuri undi, ariko nta n'umwe twakwifuriza ko bibaho. Ingo zijya ziduhira tuzuba, kuko tuba nyine abantu bifuza ko bigenda iyo bagiye gushyingirwana. Nubwo gutanga ikirego nkaho uyu muhanzi atagaragaza ko afitanye ikibazo n'uri umugore we, bishingiye ku biherutse kuvugwa n'umwana we babyaranye utaruzwi ko atari ubu byakunze habaye saga nyinshi yavugaga umwana Platini yabyaye suwe, ariko Platini nta kintu yigeze abivugaho, murabyibuka cyane ko no mu gihe cyashize yigeze kubazwa ku bintu bigendanye n'urugo rwe n'umwana we mu gitaramo cya James Comedy, agasubiza ko mu rugo nta kibazo, bameze neza, kanga kubitangazaho byinshi. Ariko ikigaragara cyo nuko hari byinshi twari tutazi, kandi ikigaragara Platini agira n'ibanga. Nyine pole pab, ndacyongera kubigarukaho, yihangane, bibaho, kandi na Olivia nawe yihangane. Mu masezerano yombi aba bombi bagiranye y'ubutane, ari nayo basaba urukiko rw'ibanze rwa Nyamata rwemeza bagatandukana burundu, impande zombi zayasinye ku itariki ya 30 Kamena 2023, hashize n'igihe basinye ibi ngibi. Bombi basaba ko urukiko rwemeza ko batandukana burundu. Amasezerano yo gushyingirwa yo kuwa 6 Werurwe 2023
rimwe agaseswa burundu ku mpamvu zabo bwite. Urukiko rugaragaza ko aba bombi nta mwana babyaranye. Bivuze ngo mu byumve neza kambisubiremo, urukiko rugaragaza ko aba bombi nta mwana bigeze babyarana, bityo nta nshingano za kibyeyi zizabaho kuri Platini nyuma y'itandukana ryabo. Wa mwana, ya ndirimbo se yakozwe byari bimeze bite? Yari ukugira ngo tubifate mu yindi ubwo dushyiraho question mark, tubanze dukomeze ibindi tuzabigarukaho. Mu masezerano bagiranye harimo ko ibirebana n'imitungo bafitanye izagabanywa. Dukesheje iyi nkuru dukura ku gihe, nuko Platini na Olivia bumvikanye ko ibikoresho byo mu nzu bari batunze bazabigabana. Abo bombi bemeranyije kandi ko inzu iri mu kibanza UPI 5 akarongo gahagaze 07 09 02 38 79 iherereye mu mudugudu wa Karugenge, akagari ka Kanzenze, umurenge wa Ntarama, akarere ka Bugesera, intara y'Iburasirazuba, ibaye iya Nemeye Platini nk'uko babyumvikanye. Impande zombi zemeranya ko nta ndishyi zitangwa muri urwo rubanza kuko ikirego bose bakemeranywaho bashingiye ku masezerano basinye yemera gutandukanya. Noneho ikindi kintu kigize, nubwo Platini atajyaga abivugaho kenshi, ariko nta n'impamvu yo kwirwa umuntu ashyira ubuzima bwe bwose cyane cyane hanze. Bigaragara ko aba bantu bari basanzwe batakibana. Byerekana ko Platini Nemeye we asanzwe atuye i Bugesera. Ibi byose bigenda bituruka ku myirondoro nyine yatanzwe, mu gihe umugore we Olivia atuye mu karere ka Kicukiro. Basanzwe baratandukanye kera. Rero nubwo Platini yakunzwe kubazwa ku bigendanye na famiye ntabigire, akajya agenda nyine atatubwira ibigezweho, kandi ndamwumva cyane. Ni n'umuntu w'umugabo, yakomeje kugaragara nk'umugabo, yari afite impamvu. Ntabwo ibintu byose ni ngombwa ngo bishyire hanze nabibabwiye. Kandi ikindi kintu cyane gihari twashingiraho gikomeye ni kuri ibi byagiye mu rukiko. Urukiko rwo nta kintu ruhisha, ibi byose rwabishyize hanze. Dukurikije ku nkuru yaciye ku Isibo Radio TV, yayishyizeho ivuga kuri ibi bintu. Platini arangije aravuga muri abasazi, nuko yabashubije kuri page yabo yo kuri Instagram. Nyine biri kwerekana ko byaramurenze. Nta nubwo wenda bashaka ko abantu tubivugaho, ariko abantu barabizi isi ya showbiz ni bla 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 bla. Inkuru ijya hanze tuba tugomba kuyishyira hanze tukayerekana, abantu bakamenya ibijya mbere. Gusa dusoze twihanganisha Platini Nemeye n'umugore we Olivia. Ntabwo ari iki cyari cyaratumye mwubaka urugo, ntabwo ari iki cyari cyaratumye mujya gusezerana, ariko isi niko yubatse. Isi hari igihe gituma ni gatebe gatoki, ntabwo ituzanira uko ibintu byose twabiteguye bibaho. Mukomere kandi ubuzima buzakomeza. Ciao ciao.